mu Karenzi ndetse na Regis Muramira. Yego. Ndagira ngo mvuge iki kintu gikomeye. Uwitwa Kenisi ambwira ko azafata ukwezi kumwe akora operation yo kwerekana uburyo Karenzi yishe umupira. Indese buri munsi azajya bafite ikintu avuga ari nyine Kenisi. Iyo nza kuba Rutayisire Musajja Donat nyiri Fine FM Regis nakaba naramwirukanye. Message ubutumwa mu bumpere umugabo witwa Muramira Regis na Sam Karenzi. Waruzi ko umuntu utwa Kenisi ari we watumye Karenzi agira igitekerezo cyo gushinga radio inateguza televiziyo? Habyo narinzi. Ayo makimbirane ya Karenzi na Kenisi niyo yamuriye mu mutwe, Karenzi yamurya mu mutwe aravanga ibyo biru. Yes, ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza mwese aho muri mu mande zigiye zitandukanye, abari mu mande z'amajyepfo, amajyaruguru, urengerazuba ndetse n'iburasira bwaryo. Mumeze mute? Iyi ni DPTV Rwanda, nge nitwa Tripoti cyangwa unyite Titi Yote Mutoto, ndi kumwe na Mupagasi. Mupagasi umeze neza? Cyangwa ni inyuma gusa no ku mutima umeze neza? Meze neza. Ndashima Imana kandi irahumeka abazima yene batabona nta nkora amarenga bakagira ngo kuvuga byanze bakagira ngo nagobwe ndacyavuga ndacyahumeka. Yego. Ndacyariho ndahumeka. Nahirwe kuva kera ariko nakomeje ifuruka. Mwanteye agahinda ntawe uzi ko nabakizigenza muri aya makuru yahaga muri ibi bintu. Iyo ni imirongo ya Jay Paul nyakwigendera Imana impamaro n'imigisha kuba atagihumeka ni icyuho twagize mu muziki. Ariko nta muhanzi upfa hapfa iki arasinzira. Bivuze iki rero? Mupagasi Shalom Mupagasi kubugazanya nkora yambaga ni Mupagasi iryo jambo ryonyine urambona ndahumeka kuri DPTV Rwanda. Inkuru ni nyinshi cyane, inkuru ziri kumeneka n'uburo buhuye, noneho ibintu byanadogereye, ibintu byakomeye. Sam Karenzi akose wagiye reka nkabanza nkivugira inkuru cyangwa bandi kuribwa ariko sinzi impamvu uzi ko ugiye kujya wiyambukira ukibaza ibintu babigiye kurangira byarangiye ariko nkumva ngo ribu yazuye akaboze ibisubije rudubi bisubije rudubi. Nawe mbona utanaryamye uyu munsi mu gitondo cya kare nabonye wazindukiye ku rukiko aho hari inkuru cyangwa se navuga yuko Fata ku mavuta wamenyekanye ku izina rya Fata ku mavuta nyine yari yaburanye uyu munsi, ndetse ubushinjacyaha bwagiye bumusabira n'imyaka itari mike nahoze mbireba. Mupagasi ntago ari iyo nkuru gusa, turi buze kuba tugaruka kuri siporo. Abanyamakuru bagiranye ikiganiro na Ribu, nahoze mbona barimo ba Irene, harimo Mucita Inyarwanda n'abandi benshi bagiye TV kasi. Ariko nigeze nkubwira kuri kasi episode buriya kera nari umuhanzi. Wowe se? Kera nari umuhanzi. Ufite indirimbo ku buryo wabinyemeza? Nuko niba narazaporodinze, niba nari bagiye YouTube nazishyizeho. Ariko nigeze kuzaporodinga 2016. Ariko nukuva nyiri umunyeshuri muri korari naho nabaga mu rugo wacu mu majyepfo. Korari ndayirangiza dusora indirimbo tukiri mu ishuri mu wa gatandatu. Indirimbo irasohoka, dushaka kubetwa promoting tubura amafaranga. 2016 nikoze za Kigali, umuhungu twari inshuti yanjye n'ubwo turacyari inshuti yitwa Munyaneza Maurice aka naramusubije n'umukunzi wa DPTV Rwanda, akaba umufana n'umukunzi wa Mupagasi Shalom Mupagasi. Abambwira ati courage mu musore wanjye. Arambwira ati tujye muri studio hariya kwa tujye kureba mu producer. Yego. Producer ndamure turagenda dukora indirimbo. Izo ndirimbo zikimara gusohoka uwitwa Pizo Kasi yarakiri kuri Radio Sarusi turazimwoherereza. Yego. Pizo aratubwira ati mufita ngahe kuri Radio Sarusi, umunyamakuru ati mufita ngahe. Iyo ntago ari inkuru mpimbano pe. Pizo ariko ibyo bintu ngo abanyamakuru ngo bibaho. Twari mu itsinda ryitwa ngo Closer Friends. Niyo wagira ngo ndabeshya, twigeze no kujya mu kiganiro cya Tubamenye i Butare. Yego. Kuri Radio Sarusi gikorwa n'uwitwa n'umunyamakuru usigaye ukora kuri Radio DC witwa mu makuru we yitwa Ndera mu makuru rwose
kandi shansanzwe muzi kumumbaza ukajya ninjye umuzi ntabwo amakuru kuri Radio 10 amakuru kuri Radio 10 ariko udabaye muri mama gasi namwibukara ntiyanyibutse umunyamakuru kuri Radio 10 mu makuru twagiye mbwira uwo munyamakuru ndaza kumwibuka ashobora kuza noneho aza tujyana muri tukabyine efiri nakoranye muri tubamenye turakora ariko ngenza kubona ntabona amafaranga yo gukomeza umuziki pe yego cyane cyane ko ntabwo nifite impano idasanzwe yo kuririmba ku buryo abantu bamfasha ntacyo bagendeyeho yego muri studio nifite ijwi ryiza ariko nkumva impano yanjye ntabwo imeze nk'iba melody ndetse n'abakarufani twese uko indirimbo karufani angarayikunda ariko producer atubwiye niba ratubeshya kugira ngo twumve ko dukaze atuma amafaranga dukora indi simbi ariko ewan Pizzo rero musuhuze cyane ubanze ubuzima bwe butari bumeze neza ariko yarakize ubu ni umukiro ukomeye umunyamakuru ukunzwe kandi unakomeye cyane ndetse nanjye iyo hostinze mutabaruka ndamwumva cyane hanyuma rero uwo Pizzo ku mugani wa mutabaruka niwe waduhostinze icyo gihe icyo akora twariyamayamye duke twari dufite turatumutamo akajya ducura ni inyangamugayo pe twamuguriye icyayi arakajya ducuranga mu biganiro bya top 10 akaducuranga mu biganiro bya tukabyine shati kandi ubwo icyo cyayi kitaboneka ntari kujya bakina oya bari kudukina tutarakimuha aratubwira ati rero murumva ko ndi tayari yego natwe turavuga tuti nanga aho ushaka aha kuri yama yego bivuze ngo mupagasi ngo Pizzo ngo yari ku rukiko nako yari kuri RIB na Magis TV mugende mukuru subscribe kuri Magis TV hari imbere cyane yarahari ubita inyarwanda bahari ubwo uvuze ku muntu man nge abantu benshi bari mu myidagaduro no muri showbiz dufite amateka menshi cyane kubera niba hari umuntu uvuga nkahita nibuka ibye wavuga yibuka ibyo twacanye ariko ndabyeka ko ngewe ntabwo tugiye tubonana yavuganaga na mugenzi wanjye Daboem niwe bacanyemo mu mateka nk'ayo ngayo ariko nanone yamaga raporo uko nabaga ndi mu kandi kazi akambwira ati navuganye na Pizzo gutyo nge rero nakumenya uri umwiteretsi cyangwa se uri umusesenguzi ibyo bintu byabaye 2016 ni kera kandi urumva tuvuye 2020 ese ubu bivuze ngo agapera wagashyiraho akapera cyangwa ijwi ryabaye iryo mu kabari ijwi ntabwo ryabaye isaka agapera wagashyiraho akapera nagashyiraho jewe gashyiraho umunota nako ni mwinshi amasegonda 15 k'izo ndirimbo bakinaga igihuha gikomeye cyane yego ku rukiko rero mwagiyeyo twihute n'amasaha arimo aratujyana yego mwagiyeyo fata ku mavuta yaburanye nk'umuntu wari uriyo ni ibintu wasobanura gute cyangwa ni urubanza rwawe rumeze gute fata ku mavuta yaburanye ku byaha akurikiranyweho yego ndetse kandi aburana ku byaha bisaga hafi 4 ibiyobyabwenge cyari kirimo gutukana ku mbuga nkoranyambaga birimo gusebya no guharabika birimo harimo ndetse n'icyaha cyo kuvangura mu magambo makeya bagende barebe ikiganiro kiri hano kuri DPTV Rwanda urumva ikiganiro kirahari mbere yuko iki kijyaho kiriho mbere y'iki bagende bakirebe rwose urumva Ecobank se inyohereje email y'amafaranga se Ecobank y'amafaranga customer Ecobank rwose bintunguye ndi mu kiganiro kandi ati komasaba yego reka nzamuke nino nkuru ndashaka kuba ariyo duheraho kugira ngo tube twajya mu zindi kuko niyo nkuru iremereye RIB muvugizi Murangira Bitieri yatanze gasopo ku bantu babiri inshuti zawe bamwe akavuga turahengamo ubarerwa kwa Samu Karenzi twika Regis ariko nabonye noneho umutima nazo wo kuyigira gutyo bwira Regis ati rwose nciye bugufi nsabye imbabazi nemeye kuganduka simve ngo mbeshye ubu nemeye icyaha mu madolari n'amanyarwanda uko niko ngisaho kapera bavugaga se nakindirimbo yawe ariko yumva no muzangi nabyo najya rero uyu munsi ku masaha y'igicamunsi nibwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB
rwohereje umuvugizi warwo Dogiteri Murangira Bitieri akomoza ndetse anihanangiriza abanyamakuru barimo Sam Karenzi ndetse na Regis Muramira. Yego. Ndagira ngo mvuge iki kintu gikomeye. Nta muntu n'umwe aruzi ko amakimbirane ya Sam Karenzi na Regis Muramira nubwo gene navuze ko kuyavuga ngo bitazongera gusubira ariko Libya bigarutseho na irabiyama. Nanjye reka mvuga ikintu gikomeye, mvuga intandaro nyanyayo noneho. Nawe ugiye kubiyama se? Oya. Na abanyamakuru banduta ntabwo yagize ugiye kubaga ari. Oya ntabwo ndi mu muryango wo kwiyama abanyamakuru. Nta nubwo umurongo wo kubahanura. Gise ndara MC ndabiyama ndara MC. Ndiribu se. Naribi impamvu bakomozaho ndaza kubisanura mu kaya. Buriya mu mwaka wa 2020 numva na kane uwitwa Kenisi yego ari mu ntandaro z'ikibazo cya Sam Karenzi na Regis ate uretse gakeya. Kenisi yagiye ikibazo na Sam Karenzi yego arangije akiganiriza Muramira Regis. Yego. Muramira Regis aza mu kiganiro kuri Fine FM bagikorana aravuga ngo twaganiriye na Kenisi ngo aritegura kuzakora ama episode akugarukaho. Kenisi ari gukora ama episode uretse gake ariko batagira ngo ni amagambo ya mupagasi. Ntago ari ukuzura kabuze. Oya ndagira ngo njye mu mizi rwose ndagira ngo mwumvishe uko bimeze mwumve namwe by'ibi twaraganiriye mu kwizera ambwira ko azafata ukwezi kumwe akora operasiyo yo kwerekana uburyo Karenzi yishe umupira. Indese buri munsi azajya bafite ikintu avuga ari nyine Kenisi wumvise Kenisi yagiranye ikibazo na Sam Karenzi abwira Regis nk'inshuti ye. Ntabwo ndibaza kuva na kera Regis na Sam Karenzi bari inshuti. Ubundi se kuba inshuti ni gute? Ntabwo njye navuga ngo bari inshuti ahubwo barakuranye. Uretse n'ibibazo kandi gukorana nibivuze ko umuntu ari inshuti n'undi. Kubera ko icyo gihe Karenzi yari inshuti na Taifa. Yego. Byari kugorana ko kandi Regis yari umwanzi hafi wa Taifa. Byari kugorana ko inshuti magara na Karenzi. Kuko no kujya kuri radio disi bamurokirise yasanze Taifa avuga ati sinyakoze. Yego. Kuvuga Regis. Biza kugeza aho rero Karenzi atangaza amakuru anyuranye kuri Gasogi. Bibabaza Kenisi atuma kuri Regis umbwirire. Regis nawe mu kiganiro urabizi ntajya cyo ku ruhande ati azakora episode ahubwo ngiye ndibaza kubera iki nongeye kubiza ngo kubera iki Kenisi yavuze ko Karenzi yica umupira nyarwanda ejo bundi Regis nawe akabisubiramo ko nandi urivugira ubusa ku musozi se byaba ari byo kuri kw'Imana jewe awica ati ntabwo ngiye gucita ngiye gushaka amajwi hanga uvuga ko ndi sibyo ntabwo nzarya kuryiwe n'insonza nzajya handi ntabwo rero ngiyewe wankanga urankanga se nkandi uvuga ko ndi umukene nta kibazo umwana wanjye ariga ntabwo ndarara hanze mfite ahomba nta kibazo na kimwe mfite. Iyo ni intambara ikomeye Karenzi yari yagiranye nande n'uwitwa Kenisi. Aravuga ati jewe maze kubona ko Karenzi ari wica umupira. Baracyocorana. Ibyo ngibyo byatumye subira inyuma. Njya kureba intandaro Libya bikomojeho mukatugira tujye kugaruka twumva Murangira Bitieri Dogiteri avuga buryo ki Karenzi na Regis bamaze kuba ikibazo mu itangazamakuru nyarwanda. Kandi nyamara mu by'ukuri ari bo bakabaye igisubizo kitacyo mu itangazamakuru. Abantu bakuru umwe ashinze radio cyitegererezo ku bandi banyamakuru undi naye ni mukuru ngo afite imyaka myinshi ajya bivuga ko afite experience mu itangazamakuru. Karenzi amaze imyaka 17 mu mwuga w'itangazamakuru. Muramira Regis amazemo 20 isanga numwe. Niyo mpamvu nawe yikoma ugatuza akavuga ngo uretse ko uretse gakeya batazirikana abanyarwanda batazirikana ariko witwa abasaza bamuhaye nagende yirogoze mu kinyarwanda aburuke gusubiza no gushyanuka ndetse no kushyenga cyane byabaye ejo ntabwo bizatuma ahubwo byanyongerera ingufu zo gushaka
bikakwerekana abantu benshi bihishemo n'umupira wacu bakigira nkaho bakaze bakigira nkaho ari intwari zawo ariko aribo bawanduza aribo bahetse umwanda munini rwose umunyamakuru Sam Karenzi ndabimwizeza ko yihisha abantu igihe kinini adobya byinshi igihe rero kirimo kugenda gisa nkaho kivaho nzagira igihe gihagije si ngombwa gusubiza uyu munsi nabiteguye nabitekerejeho ntamuhimbiye ibyo kwishongora ngo rusizi ngo yavugaga ko ngo mwotaho niba kotaho ngo sinzi ukuntu bivuga kwerekanaga ko ari munini usibye kuba muri societe navuga ngo ya gisportif itazirikana Sam Karenzi n'uruhinja kuri jye haba imyaka mu itangazamakuru haba na achievement umuntu yaragiye akora muri context y'inyungu z'umupira we yakoreye indaye ko igihe kinini muri icyo gihe cyose zabigaragaza nabyo ntabwo nzuye akaboze iki ni ikiganiro Muramira Regis yakoze kimaze hafi ibyumweru 3 kiri kuri YouTube channel ya Fine FM kugira ngo umve ko bitara batunguye bakigize privé kiracyahari yego hari ikintu abantu batazi nagira ngo nanjye nakubaza nawe unsubize nawe jyumbaza nanjye nkusubize nanjye ninkubaza unsubize yego kubera iki KNC yavuze ngo Karenzi umupira Regis nawe yaza bagira ikibazo agatanga ngo Karenzi yica umupira ibyo bintu byarahuriranye ko hari impamvu ariko abo bombi babiri nta bimenyetso bagaragaza byerekana ko buretse kuki Regis yongeye gusubiramo amagambo ya KNC yari amaze umwaka ayavuze ubwo hari wenda Regis yari atarabibona ariko si ikibazo ko atabigaragariza abanyarwanda uburyo yicamo uwo mupira Regis agira ikipe nani Sam Karenzi agira ikipe Sam Karenzi akuri buretse Regis avuga ko ngo Karenzi akorera indaye muri siporo Regis agahibikanira siporo nibyo yavuze hariya nuko ngo Regis ni intwari ya siporo waruzi ko umuntu twa KNC ari we watumye Karenzi agira igitekerezo cyo gushinga radio inateguza televiziyo habyo narinzi ayo makimbirane ya Karenzi na KNC niyo yamuriye mu mutwe Karenzi amurya mu mutwe aravanga ibyo biru urankanyisha kuri kuvugira kuri radio yawe nanjye umunsi umwe nzagira radio yanjye na televiziyo byanjye maze nzareba icyo uzajya wikangatana ukuvuga ngo yashinze radio rero kugira ngo yihimure se cyane azajya abona asubiriza abandi si amagambo ya Mupagasi wetse wumve ibibazo na kimwe mfite ntabwo rero ibyo ntacyo bimbwiye niba nta mafaranga mfite sava ndimo ndakora kugira ngo nzayagire none se amafaranga kuyagira nangase nawe ntabwo yavutse ayafite nyine kubundi ntabwo yakinye ari Rugase niyo ashaka amafaranga ariko nanjye aribyo ndimo nkora nshaka amafaranga yagera wenda ntunge radio yanjye na televiziyo yanjye ariko ibyo ntabwo bivuze ngo simvuge kuri KNC kuko atavuga wamwumvise Karenzi tariki 2 z'ukwa 2024 tariki 2 z'ukwa 2024 yego nibwo Karenzi yakoze kino kiganiro asubiza KNC wari wavuze ngo batunzwe na YouTube ngo n'ubwana burabanga budafite ngo ayo gukina ayo kumirango bura Karenzi aravuga ati we KNC igihe kizagira ntunge radio yanjye na televiziyo yanjye radio yamaze kuyigeraho na televiziyo iri mu nzira ko mbyumva wabyumvise icyo Mupagasi mba nshaka kugira ngo nkumvishe ko intandaro y'ibibazo bya Regis na Karenzi KNC nawe ari aho ngaho ku ruhande ariko ibyo byo ni ishyari ryiza kumva ko riturutse mu gasuzuguro no kumucyorera yego nshimira KNC ko yabaye imbarutso no kuba inspiration nziza kuri Karenzi wabyumvise yego ibyabaye byose byatumye Karenzi agira akorana mu bihate n'ishyaka ubu tuvugana bose bahurira muri RMC bagiye mu nama y'abayobozi b'ibitangazamakuru ariko ikibazo nyine nshaka kukubaza ibyo byabaye KNC avuga ayo magambo ariko nyuma ntago Karenzi yongeye kugaragara mu makimbirane na KNC nyuma yaho ahubwo byarimutse bijya kwa Regis habaye iki Regis yaraje asubiramo amagambo KNC yavuze akandi mbibutse ko Karenzi iyo umushyize muri duel agusubiza inshuro imwe iya kabiri iyo wongeye kumugarukaho ahita kimya araceceka agatuza yego nibaza iki rero impamvu ribu yagarutse nari ngiye kubisasira kugira ngo nkumvise intandaro na suruse y'ibyo bintu byose ko byatangiye intandaro y'impamvu ribu yakomoje mu kwiyama ndetse no kubwira ati no kubwira Karenzi neje turarambiwe mbere yo kugira ikintu mvuga rero sasa reka ngaruke ku magambo yateye ibyo bintu byose yatumye ribu ibakurikirana
radiyo numva bari mu kuvuga ubusa reka bwite etse wumve gusubiza no gushyanuka ndetse no bakigira nkaho bakaze bakigira nkaho ari akomeza duhate amakuru ya mbere yiganga gusembuye kuko ntekereza ko hano mu Rwanda nta munyamakuru n'umwe ufite ubushobozi bwo gutanga karenzi ku nkuru nziza icukumbuye inakomeye inakazi cyane ariko nakomeza ibyo akazamurika muri context y'umuntu ukoreshwa cyangwa amarangamutima cyangwa se n'uruhande arugamiyeho cyangwa se n'inyungu zindi wenda nko bijyanye n'amatransfer inyungu ziriya kuko reka mubaho urugero ufatika ngiye nka cyagiye bavuga igihe Anta yatangiraga kumuvuga n'iki ariko na nyuma twakominitseho rimwe gato hari ikibazo nagize kijyanye na ariko n'abantu bari batwitenze ibintu bisa n'ibimwitiriwe ariko bitari byo ndamufacinga inbox ariko nza gusanga atari byo ahubwo nsanga ko hari abantu babiyitiriraga radio ndetse n'amasocial media zabo ariko icyo navugaga n'uyu munsi ndamwifuriza inihirwe kuko afite ubwo bushobozi ariko agomba kwisuzuma akicara ejo bundi atazasuzumwa na rubanda cyane atazarugowa n'igihe bajya bavuga ngo ushyize kera ngo ruhinyuze intwari ataba afatwa nk'intwari kandi yanabayo mu context itangazamakuru rya siporo ejo agahinyuzwa n'ibintu biciriritse byari bwirindwe agahinyuzwa no gushaka gukomerwa amashyi n'abareyo b'ikigari kinini kuko hari n'abareyo bazima batekereza neza batemera umuntu babeshya ibyo badafite bakunda ukuri kimwe icyo kintu uvuga mpamvu navuga ngo nta nayise amabinga ya Nyirahuku kuko iyo rero operation yitwa amabinga ya Nyirahuku yanatumye Karenzi aza nawe avuga mu ijambo nk'iri ngiri rikomeye cyane nta nama nkeneye zo kuri radiyo mu bupfura iyo ushaka kugira umuntu inama sibyo uramuhamagara sibyo ariko ntabwo ushobora gufuringa abantu ngo uburisha abantu kuri mu ngira inama kuri radiyo sibyo bashobora kuvuga ati iyi nama niba koko ari umutima mwiza yabanje kuvuga ngo mwatandukanye nabi ashobora kuvuga ati nsimwisanzuye sibyo nkanabishyigikira uko mbishaka nawe ufite uburenganzira bwo kwemera uko wemera ni nayo mpamvu ngo regisi inshuro imwe na Karenzi nyine yes urandi kazungu kuko hari ibyo abantu banziho niba bavuga kazungu ariko bahita bamunamo iyo bavuze Karenzi hari ishusho bahita babonamo regisi aranzi bihagije nawe yatangiye kubivuga nuko byintroduce urabyo sibyo marerezuma akabivuga ukundi kandi nkana sibyo regisi inshuro imwe twahuye ndi kumwe n'abari abagabo bo muri Real arayizi Rikari ntago wari uhari nari mpari jewe hari inshuro nimwe ibyabaye arabizi nari mpari jewe ruswa turi amafaranga ukungura jewe ntago bibaho ubutumwa mu bumpere umugabo witwa Muramira Regis na Sam Karenzi babwiye ngo turarambiwe abantu bararambiwe kumva ibintu barimo wumvise yemera kujya mu itangazamakuru iyo ni ribu yego turarambiwe turambiwe n'iki no kumva ibintu barimo wumvise ribu byayigezeho nayo yumva bigeza aha birayibangamiye yego uyu munsi mu kanya nibwo ivuze ngo turarambiwe kumva ibintu barimo baretse gakeya rero sasa kugira ngo wumve ukuntu ibintu birakomeye akanje ubabwire ngo turarambiwe pe cya message ubutumwa mu bumpere umugabo witwa Muramira Regis na Sam Karenzi ubabwire ngo turarambiwe pe abantu bararambiwe kumva ibintu barimo murekeraho abantu barambiwe amatiku mwirirwamo ashobora kuza impamvu tubivuga bari gusatira umurongo wo kujya gukora ibyaha hamaze iminsi humvikana imvugo zishobora gushyamiranya abantu hagati ya Muramira umuyobozi wa radiyo muzi Sam Karenzi umuyobozi nawe wa radiyo muzi ariko iyo dusesenguye imvugo zabo bakoresha basubizanya
zishingiye ku makimbirane yabo baziranyeho biri pasoni, ariko noneho ubona bagenda babikwedura. Uko twabitangiye mbere siko tubibona ubu ngubu, turabona bagenda babikwedura, ariko kubera ko bakoresha imiyoboro y'ibitangazamakuru bakorera, urabona biri kugenda bifata indi ntera. Ibi bigafatwa nko gutandukira amahame y'umwuga w'itangazamakuru, ariko kandi biraganisha ku nzira zo gukora ibyaha, kuko uko batandukira ayo mahame y'itangazamakuru bafite abazabibabaza, ariko twebwe tureba kuri side y'ibyaha, baragenda basatira ibyaha. Amakimbirane hagati yabo usanga ashingiye ku mabanga ubu bwabo baziranyeho, nk'abantu bakoranye bagakora muri za siporo, bagiye babamo babera n'abanyamakuru bacu, urabona ni ibintu baziranyeho, ariko niba ari ibintu baziranye ntibabibike ubwabo, bareke kubizana bakoresha ibitangazamakuru bakorera. Kuba barakoranye ku bitangazamakuru bimwe, kugira ibyo bapfa bibaho, ariko ntibivuze ko ahubwo bagombye gukoresha indi miyoboro, ngo umwe yatakinga undi ejo asubize, undi ejo ateguze part 2, undi usanga ni ibintu biri unhealthy, ni ibintu tutexpectingaga mu bantu nk'abariya b'abasiniya. N'ukuri biragayitse, ni ibintu tutexpectingaga mu bantu b'abasiniya. Hari igihe abantu bakeka ngo ni showbiz, urumva ko nari bibizi abasiniya ko tuvuga byose, ntabwo ari ikiba naho ukuboko kutabera kugerayo, murabizi bibihiriza abantu. Kandi buri ikibabaje kiri muri biriya ni uko uruhande rumwe ruba rufite abarufana n'urundi rufite abarufana, none wowe uri kuba umuyoboro wo gukimbiranya abantu. Umwe abavuga undi akabinyuza kuri radiyo, undi akajya ku yindi. Abantu bararambiwe, bamaze no kubihaga. Ukibaza umunyamakuru agomba kuba, turabizi neza ko umunyamakuru agomba kuba intangarugero, ntakwiye kuba umusemburo w'amatiku, ntakwiye kuba umusemburo w'amakimbirane, ntakwiye kuba umusemburo w'ikibi cyose gishobora kuvaho bishingiye ku magambo yavuze n'uwo yavuzeho. Amakimbirane yadakumiriwe, gushyira ibintu bishobora gutuma agirirwa nabi, ni ibintu bitazihanganira. Uravuga ati ni ibintu bitazihanganira. Yego, mu by'ukuri ikintu ushaka gukomozaho, hari ahantu umuvugizi wa RIB yavuze ngo iyo nza kuba boss wabari abanyamakuru bombi bakavuga ngo nkumva bari gutongana kuri abacyocorana, sinari gutuma bagaruka mu kazi, nari kubirukana, ntibari kungarukira muri studio zanjye. Yego, rero si umuyobozi wa Radio Fine FM, Karenzi ni umuyobozi akabona nyiri igitangazamakuru cya Karenzi ni nyiri igitangazamakuru cya SKFM, umuyobozi akaba yenda, ni nko kuvuga ngo iyo nza bose ndabaza, iyo nza kuba Rutayisire Musajja Donat nyiri Fine FM, rero sinakaba naramwirukanye. Iyo nza kuba Maurice umuyobozi wa Radio SKFM, Karenzi mbona naramwirukanye. Ariko mwirukana ari boss wese ihene yari ibaze muco girenza ubwira namwica gico nifuza nk'umupagasi, icyo nifuza nk'umupagasi. RIB urakoze kuba ushyize iherezo ku makimbirane ya Sam Karenzi na Regis, kuko za episode 30 Regis yavugaga 30 episode ntizikibaye. Ese ukeka ko RIB yabuza Regis kurekura ziriya operation 30? Ya RIB yavuze ngo bari gusatira imirongo gukora ibyaha. Bivuze ikiro, bivuze ko nyine na Regis ni umuntu utekereza mukuru, kongera kugaruka kuri ziriya episode ni ukubabwiye RIB ngo mu monde sinoga, cyangwa se Regis ko yaciye muri byinshi, n'abana boza gasubira ko Regis mwizera yaciye muri byinshi atabura kuvuga. Icyo muzanye Regis ni ukubanga umunyamakuru mukuru y'imyaka 20 yose mu mwuga, kandi mukuru no mu myaka, icyo ntabwo yafata umukaranga wita umwero. Niba kitagenda neza zakivuga, ariko none abizi neza ko ari imirongo migari yande y'urwego atagomba kureba. Umuntu azakomeza yica umupira areba se.
waragira ati runaka nawe wica umupira niba ubona yuko Karenzi yica umupira ntabwo azakomeza kubirebera Kenisi yavuze ngo Karenzi yica umupira nawe bafite uko babitekereza ariko njye ndifuza ko bano banyamakuru bakuru ni ukuri kw'imari ndabakunda bombi pe sinifuza kumwe muri bo yafungwa sinifuza kumwe muri bo yajya mu manza yego ibyo baziranye babigumisha ngo kuri ibi bivuga natwe tukome turyoherwe na siporo sibyo siko utekereza yego RM sinari mu nzira zo kubunga nko nabibabwiye none buri bihe bikomeje ndumva ko bibonye n'umurongo sasa yego Imana guhumugisha ingingo twayivaho unyemereye nzagera kucyo yavuze turi ahantu bari gukorera amasengesho bivuze ngo icyo kiganiro kirasengera rwose ariko sina rimwe sina kabiri tukunda gukorera ahantu barimo nyine n'umwuka mwiza w'Uwiteka yego muri no weekend champion y'ikiciro cya mbere mu Rwanda zabikomeza sinagenda tutabikomojeho kuko kuba ari cyo kiganiro dukoza hari ku buryo tuzagaruka match zatangiye ikipe ya Rayon Sports zerekeza mu Bugesera saa 12 peri yahuye n'ikipe yitwa Gorilla ahangaha ndi kubona ekipe imwe ishobora gukuraho ku gikombe cyangwa se ni Gorilla bavuga ngo ni petit frere wa Rayon ariko byaba byahuye tukabona Gorilla yayigaritse aperi zahora na Gorilla yego rumva cyangwa ni idoga yari bambwira ni Bugesera ifite prime ariko bujangwa ni Bugesera ngiri kuba ahantu heza ari kumva ni Bugesera bavuga ngo ishobora kugenda rwose igakora doro hariya ibugesera induru zikavuga Rayon Sports nayo ikavuga ati Gorilla ntago biri busabe kwirwa tukubwira Haji uri umuntu wacu nyabone kudukorera akazi ni nota rimwe ririmo hagati yabo ndakubwiza ukuri ko gena nari dekaraye nzaba ndi Bugesera nzaba ndi Bugesera nzimanuko zose uko zakabaye ngo rero nanjye nderekeza kwirebera ibizaba kwa Gorilla ariko bamugani uzaje kwa Gorilla uraperi nanjye nigira ari Bugesera biranga amakuru yose tuyabahere rimwe bakubitira rimwe muntu ureba DPTV Rwanda uzamenye ko amakuru acukumbuye Rayon Sports igikombe giye kukibura kireba inkuru ya mbere izabiri hano tazagenda rwose nyaboneka kuri subscribe niba waracitswe niba utarayikora ukabuze ukurikira buriya dujya ariko ejo tuzavugisha Jangwani ejo tuzavugisha Jangwani kugira ngo ejo siko gatanu ni kwa gatanu tuzavugisha Jangwani niba ngombwa na Wasiri tubavugishe ngomba ko bakabaye ubundi tumenye wagwani nyamara imikino ejo muri umuntu wa Rayon Sports itwa Gorilla Bugesera idatsinze Rayon Sports yamanuka nuko Gorilla idahoreye ireyo mu kumanuka kwayo ngo buri mukinnyi ngwari uburyo ameze neza ngo ari no kuba ahantu heza Gorilla nuze Bugesera iri kuba muri hoteli uziko nabonye zino ekipe zo mu ntara akenshi zitega umukinnyi yitegera mutaje ku kibuga oya yapaye ubu ntabwo bishoboka yego ubu tuvugana Gorilla Bugesera iri kwibera muri hoteli rumufite na biza ikora kuri hoteli imvuze mu yindi mikino uyu mukino wo ndabizi bashaka no kuba bari kurya ifi n'ifiriti indi mikino se ko nta n'abafana babari ngo barabajora none ntaga birenze uburyo batega akamoto ubuse Bugesera yahuye na Viziyo hari umuntu uhari ni bake cyane ariko ndemeza ko ni mikino ejo kuwa gatandatu ejo tuzavugisha Jangwani kuwa gatandatu yego tujye ku bibuga nukuri kuri Imana bazapfa umuntu ahangaha ngewe ndi kubona hari ekipe imwe iri buvuga ati dukuyeho cyangwa indi ekipe bayiceho ibi bintu muzabyitega ku munsi w'ejo twateze polisi twateze andi makipe ariko mbabwiza ukuri iyi match ya Bugesera n'ikipe ya Rayon Sports tugabagabanya ikibuga se niko bimeze zambaza iby'inyamirambo nanjye zambaza iby'Ubugesera zandani yes rero dusa naho twakoze ikiganiro bwije bitewe nuko twabanje kujya mu yindi mirimo burya abantu batazagira ngo ni ibitubamo cyangwa nibyo tubyukiramo hari n'ibindi tuba twabanje kunyuramo twagiye ku rukiko yafata ku mavuta yego hano tujya no kuri RIB tuje kubisesengura no kubabwira intandaro y'ibibazo byose uko byagenze ducinjira no kuri kw'Imana yego reka rero tubashimire kandi dushimire umuntu twatangiranye kino kiganiro twatugiranye ku musozo nenga umuntu ushobora kugenda adakoze subscribe nyamara ntanavuge tujya dukora ikiganiro kikarego no 25-30 ariko gasanga sabu zakozwe n'abantu wenda nka 200 500 se muzagenda muzikira hariko banamugani nta n'impamvu yo kwemeza abantu ibintu badashaka kwemera. Yes, nitwa Tripoti cyangwa unyite Titi yote mutoto mba ndi kumwe na Mupagasi buri munsi Mupagasi nakubwira ni ugira umugoroba mwiza. Weekend iza kuba yitangira umunsi. Yego.